reba ukuntu abahungu bipanze papa, reba ukuntu bambaye byonyine, reba ukuntu basa wagira ngo ni uzaza muri Amerika. Bararenze bafunze beaucoup de liens, bameze neza cyane, umutekano ni wose, polisi iri aho ngaho. Ejo bundi mbonye abakomanda 2700 makenga ariko babwira gahunda hari no kurinda igihugu no kukibohoza, barapasinze kabisa. Abantu bakomeye hano muri Afrika turabafite bakomeye, turabafite bafite icyo bagezeho, ariko isi cyangwa se abazungu bataduha uburenganzira n'ububasha dufite mu tubugaragaza. Ntabwo kuba yarazengurutse ibihugu byose akabigendamo bisobanuye ko yari kubyindi nta munyafrika wabikora. Birasobanuye ngo rero ginyeka kari umwuka w'ubukoroni, ni cyane n'icy'ubukoroni ko turi tugamije kwibohora, tugamije kwibohora kugira ngo natwe tuhaho bafite ubwisanzure. Urahagarika ngo wahagaritse ngo visa ngo z'abanyarwanda, ngo hagaritse ngo nta munyarwanda ngo naki utwima ibyangombwa, noneho wowe ushaka kuzi iwacu ko wishake nta na visa wishake, wagera ngo uri kwinjira muri toilette cyangwa mu mbabare kuba mvuze iryo jambo, cyangwa uri kwinjira ahantu hadasorwa uburenganzira. Noneho twebwe ushaka ko tuzi iwawe twabanje gupfukama, wadusabye gusobanura ubuzima twakwetse ibyo dutunze n'ibyo tudatunze kugira ngo duhe uburenganzira. Ukurarya n'ukurabaho, ukurarya kubaho byose. We ko yaje tukamwemerera akazenguruka ibyo bihugu. Rero nibyo saba, naga Afrika irimo ibihangaye, irimo abantu bakomeye kurenza n'abazungu muvuga kuko imbaraga nyinshi babona bazi uko bavutse nuko bari nuko bateye. Rero nituvuga ku turi kubohora Kongo natwe kubohora abanyamurenge gusa, nabo barimo mu bari kubangamira, ariko harimo abantu benshi batandukanye, kuko uzasanga abantu barapfaga nk'aho ari ibimonyo, usanga abantu bararibwa baroswa bakaribwa bakababanga, unaza agafata undi ku ngufu akagenda nagira itegeko rimuhana. Rero M23 yagiye kubohora igihugu, yagiye kubohora abantu bamwe barenganaga bazira uko bari nuko bavutse, cyane cyane ubwoko bitaganga abatutsi. Rero M23 ijya guca ku karengane n'ivanguramoko no gushaka kwikunda inyungu, kandi bivuga n'u Rwanda rwacu turimo rumeze neza uyu munsi wa none. Iyo hatabaho kubohorwa no kurwanira ukuri, tuba tukiri mu kavuyo nk'akari hirya ngo za Kisangani hirya za Masisi na za hehe hirya ngiyo. Rero turashimira abantu Imana yaremye kugira ngo ikabaha umutima wo kurwanira ukuri. icyo bita Pan-Africa cyangwa se Africanism. Umwana witwa Asho Speed ku myaka 20 itaragera kuri 20 yigize gutya atembera Afrika yose nta visa, mu gihe umukire wa mbere muri Afrika Dangote kugira ngo yinjire mu gihugu cyacu cyose bimusaba visa. Ariko Asho Speed kwa ari umunyamerika, ibingibi bihuza gute n'ubwamamare cyangwa se n'amaraso ya gikoloni ya Afrika akiturimo? Ngira ngo ni amaso ya gikoloni niko bitekereza, ntabwo ari uko tudafite. Alright, mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV, ari mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko abari mu mugirwa hagati wa Kigali, namwe mutwumviriza cyangwa se mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, ubwo ndavuga i Burayi, Amerika n'ahandi, ariko kandi ntabwo nasimbuka abo bita abashinga ntahe, ubwo ndasuhuza izibikwiye n'abandi bose. Ukwezi kwiza kwa hani muntu rwose hani muntu ukwezi kwiza ko kurongorwamo niko bafita ntabwo mbizi. Kwa kwezi kwa mbere bagitanga iki? Ni umuntu yari ko byo kuba ngo kurongorwa, ntabwo mbizi. Se kurongorwa ni igihe umuntu yakoze ubukwe akemera kubana n'umugabo cyangwa umugore, ntabwo umuntu aba yashatse n'ubushaka aba no gushaka. ubwo kurongorwa umuntu arongorwa ryari? Iyo ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo ni ibya buryohe na nuza
nakiriye ubita Ntaganzwa Jean Pierre Jean Peter komera cyane gugure njya nkunda kongeramo Jean kandi Jean ntaririmba Jean Gugu Ntaganzwa Peter Jean Gugu mugenzi yari Jean Gugu Jean Gugu umeze utere Jean si Yohane uri ni Yohane umubatiza wera hanyuma Gugu Gugu ni inuma umwuka wera yamanukiye ugasura buzuye ajya mu manoro Peter amakuru y'iminsi ni meza ndashima uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri yego hari kuri iminsi ibiri ngo wa munsi ugere uwuhese umwe bita ngo n'abakundana nta munsi abadakunda n'abakundana kuri wowe ni igihuha aka ni igihuha bera ni scam ni bindi bya nyine nishi ngo kumbwira ngo Yesu yavutse ngo kwa 12 scam ako n'undi Yesu yavuze ko tariki 25 z'ukwa 12 uraba harisi niko mbyumva mu mateka okay ibyo wumva rutiboneye nukabihama hazo uribagiye tureba filime ya Yesu ukuntu byabaga bimeze kera nyine turi abana Paulo yaravuze ngo ngira umwana akoraga iby'ubwana maze gukura mu by'ubwana rero kumbwira ngo yavuze mu kwa 12 kandi bambwira ngo ubu hakarekare sinari imari ikindi rero Sevarate ni frije abantu Sevarate nziza abayizihiza nuko yemera ubwo ngubwo abayizihiza abayizihiza Yesu uzi gute ko nyemera uko byamera kose hari message zava mu Rwanda koherezwa muri Amerika yifuriza umuntu Sevarate nziza muri Amerika niho dukunda bari gusa kuri nyina ku ruhande nta message zatanga nitazi izagenda itangahe nitazi izagenda bakomeza ikiganiro karagaciyemo kwa ngo tuze kwa dutangira ikiganiro turi muri vibe ni episode Google umenye ukunda Amerika cyane njya ngira inzozi zo kumusubiza nta kiganiro kimwe twe twakora tabuza Amerika rero bene wacu baguha amafaranga n'umukazana wanjye ni hwari ariko iyo umuntu ageze muri Amerika ubwo se wabyara ngo uruhinja umukazana ndagusuhuje amaze wigana utaza kucumuza si nkagucumuza ntucumuza namusuhuje Peter ngo muri Amerika nk'iyo umuntu agezeyo barabakubita ishinge kabisa kurya yibagirwa n'uwo bashakanye ntibikabe uzikora abantu bagerayo bakubwira ngo ningerayo nzajya ngutama akantu ngura agacupa abo ni abatizera Imana ariko hari abantu bagezeyo uranamuhamagara nagufata ni byose wamwandikira nagusubiza niba ari urushinge babatera bakibura kugerayo ntumbaze bahita abantu ubwo aba yakatiye ariko umenya ahubwo bo batabwiye ko bazabaha nibo baha naho twebwe bapromises ko bazajya baduhereza ku mafaranga kandi burya gutanga si bibi ku buryo iyo ari umuntu bumugurisha bene wacu b'abanyamurenge bari maze iminsi bari gukubitwa nyuma yo kubohoza ikibuga Goma yose na Bukavu bakava Uvira uyu munsi wa none byagenze gutya nyuma y'umwaka nta ndege igwa ku kibuga cy'indege cya Goma atipa ibyo ni bya politike turi kwiganira nyine ubu babyakire bate kongera kubona indege yaguye ku kibuga nyeka ko ikibuga cyari gifitwe na M23 yego kandi yari ifite uburenganzira bwo kurekura kwemerera umuntu kwinjira cyangwa kutamwemera kugira ngo kwinjira rero waje byaterwa abantu bagirana ibiganiro bakabemerera ariko bigaragaza imbaraga n'ubushobozi M23 ifite n'umutekano hari kuko ikirere hari ugeze ashotora indege se nuko ngo ubukire bari kugikontorora ngo ni nawo batanze uburenganzira ngisi yego kuko bavuze ngo nabo twemera umuntu uvogera ikirere cyacu nawahinjira biravuze ngo ikirere rero kiri kotorwa na M23 hanyuma ni nanone ni itsinzi ikomeye ni uburyo bumwe bugaragaza imbaraga z'u Rwanda ukuri iyo umuntu arwanira ukuri akenshi akora ibintu bitungura rero ko umunyamabanga mukuru wa MONUSCO ndetse atumwe na hari abo bahuriye na ONU akaba aje hariya ayurukira Igoma ataguye Kinshasa imbaraga z'u Rwanda ukuri M23 ni igitego itsinze ni uburyo igaragaza umutekano wayo uburyo igihugu nyine Goma uburyo imeze neza kandi ejo nabonye musanganya guverineri wa Nord Kivu uburyo ibikorwa bamaze kubikora hariya M23 imaze gusukura umujyi wenda kumera nka Kigali
mu kwezi kumwe bamaze bakozemo yubire y'umwaka bamaze babohoje umwaka babohoje umujyi wa Goma. Niko kwezi umuyobozi wa MONUSCO intumwa nkuru yihariye ijemo. Yego. Ntabwo cyako tunja kuri felicitation cyane, felicitation kuri M23, felicitation kuri Makenga. Kabisa courage ahubwo nandi bahafata. Abanyamurenge bamwe bakiri mu nkambi bumva bo nta mutekano uri Goma. Ibimenyetso birivugira. Narabwiye ngo ibikorwa bitamagambo. Reba Goma kunisa. Kandi bivuge nk'ukuri ufite kuba warikanze ko hari umuntu upfuye amahoro akaboneka. Burya nta amahoro abaho nta gitambo cy'amaraso cyabayeho. Igitambo bibaho. Rero ikigaragaza ko hari amahoro nuko haza n'umuyobozi mukuru. Kandi noneho reba ukuntu abahungu bipanze papa. Reba ukuntu bambaye byonyine. Reba ukuntu basa wagira ngo ni uzaza muri Amerika. Bararenze bafunze beaucoup de liens, bameze neza cyane. Umutekano ni wose, polisi iri aho ngaho. Ejo bundi mbonye abakomanda 2700 Makenga ariko babwira gahunda hari no kurinda igihugu no kukibohoza. Barapasinze kabisa. Ibi ngibi bishatse kuvuga yuko umutekano hari Goma ni wose, twitegure yuko n'izindi ndege zakomeza kugenda zihaba. Yes, birashoboka. Buriya iyo umuntu afite urugo hari uburyo arurinda cyangwa se yemerera abantu kurwinjira no kurusohokamo. Biraterwa kuko ikintu gutangariza cyo gufata Goma ntabwo imeze nk'ibya mbere. Noneho ubundi iyo umugabo yenda kwirukanga cyane abanza gusubira inyuma gakeya, akambara imbaraga agahita agendera hejuru. Yewe niba baguma no kwitwara nabi kuko niba baguma kurenganya n'abanyamurenge bari muri Uvira hepfo, ntabwo bizaguma kuriya. Kuko icyo nzi cyo kandi nemeranya nacyo nuko M23 temera umuturage uguma kurengana. Ibitambo biraboneka ariko kandi igihugu kibohoka. Rero birasobanuye iki kintu gikomeye kuba MONUSCO igeze hariya kandi hari n'abasirikare ba MONUSCO bahari hariya. Birasobanura ubufatanye M23 iri kugirana n'iki na MONUSCO n'imiryango mpuzamahanga mu buryo bwo gushaka umutekano urambye igihugu cya Kongo. Abanyamurenge twabamenye ku Gisirimba. Nabamenye cyane ku Gisirimba cyane kabisa. Twitege yuko hari umunsi umwe tuzajya Igoma kubwiriza y'ubutumwa bwiza tukanakibyina. Ahubwo nejo ubundi genzagayo. Ubundi nzagayo. Nzajya Igoma afite impase wanumiye. Yego. Uzajya kuba ubutumwa cyane. Ubu ntabwo bufite se. Byi n'umukungu ubwo babwikisa bari bo nagaraba. Ikibazo ariko njya nibaza iyo uvuze ngo ufite ubwo kujyana kandi hari abandi. Ubo wumvaho nimumva ububwa n'ubugwara. Utinya kujya muri Goma hari abantu bari gucuruza indagara, bari gucuruza amafi, bari gucuruza amaronje, bari gucuruza ubugari, inyama n'amafi, bari gucuruza imishaba. Ugatinya ngo sinjyeho ngo napfa, aho uriho ntabwo wapfa. Amanzoro wakera nawe uzimishaba. Ndayizi ndakuze ndakuze afite imyaka igwiriye. Ihoye nta mishaba ibayo. Oya kandi ubajije uyu umushaba wo mu majyaruguru ntabwo yawumenya. Seba ntabwo yawumenya ariko wasanga na urena atazo ari. Imishaba ikunda kuboneka muri Uganda cyane. Yego. No muri Kongo, mu Rwanda ntekereza nta hantu tuyeza hari. Bari barya ubugari bwo muri Kongo se cyane original. Buraryoha papa. Buraryoha. Naburishaga kaburishaga injanga ifumberi tukibayo unanye nabaye muri Kongo. Waviriye ikize? Je cyakigeze mugaruke ku wari warahunze se? Ne twe twarahunze. Twe dutinda guhunguka. Ahunze ni benshi kazi niba gugu yarahunze. Tutabiyo biri narimwe. Urumva nari ndi muko. Binarimwe. Barufite nk'imyaka ingahe buriya? Binarimwe n'ifite imyaka 8. Mwite mwegeranya isigaye bateranye mwumve uyu muntu utarashaka umugore ukunangana. Kandi ndabivuze. Aya gushakaho ntegereje
uw'Imana yanteguriye tuzahura tubane. Imana yaguteguriye wese wumva wabona umeze ute. Hari ndabizi Imana izabikora impuze nawe. Twikomereza ikiganiro. Uri kumubohoza. Twikomereza ikiganiro. Ufite gusengera umuntu ari gusengera undi. Peter Munda azabitamo rero kugira ngo tutayivugaho. Ahubwo wasanga buriya amahitamo ariyo yabuze ariko ubwire Yesu akwereka amahitamo. Amina. Mundorerwamo yawe hari igihe ujya wize. Yatare kuri ari kushaka guca ku ruhande ariko umwana ni ukuri pegira ushaka. Ushaka umugore kabisa. Ndaje nshaka umugore muri uyu mwaka. Ufite amafaranga. Uyu mwaka nzashaka umugore. Umeze neza. Okay. Kandi hari umubwisha Imana idahasiri bateye. Niko njya mbyumva. Ariko ubura ngo uri kwitinza uryisi ya gushaka reka ndeke kumugana ndumenya atangiye guhita amaso. Tangiye kurakara ikiganiro kidapfa. Umugisha wagira hari. Komeza wahese none uzakugurukira nkaho wabuze yuki. Cyakwa ntaragize amahirwe yo gukunda. Nabuze umwari. Wabuze? Umwari tuberanye pe. Wabuze umukobwa muberanye. Abo ubona bose banamutaberanye. Baranyanga. Oya nyine. Baranyanga. Barakwanga. Uzabanze wikunde abantu bazakunda. All right. Hari ikizere abantu bafite. Hari ikizere abantu bafite yuko umunsi umwe igoma biramutse bikomeje kugenda neza twazabona umunyamurenge bitwa Israel Mbonye. Yakubise nka stade ya Kayuzuza. Ibyo byo ntabwo bishyira inzozi bizayimamo niko tubyizera. Azagigoma akorere n'abandi kandi bose bemereye kujyayo kuko nugoma kuva imetro yagerayo ni umujyi ugendwa. Ni Rubavu kwinjira nta kibazo. Ni ibyangombwa gusa. Fako winjuta ari marine kwinjirayo ufite ibyangombwa nako bitwaye. Rero kuba Israel Mbonye yajyayo sigitangaza kuko mbibona ndetse nayo mu bindi bice bya Kongo. Kuko umuntu uri international n'umuntu uzwi ku rwego mpuzamahanga rw'isi. Rero kujya muri Kongo nta kantu koroshye cyane ahubwo vuba tugiye gutarama kabisa. Muri Kongo abantu bari gutarama ndugu yangu. Hari gutarama hari abantu bari kubyina y'umukunga. Urumva uzi ko twamenye abanyamurenge ariko sinzi impamvu kuko iyo muvuze Kongo muvuga abanyamurenge. Urumva nanike ntuza basutani makingo bari guharanira kuyanga abanyamurenge babohoke nagaribo gusa nuko aribo batotezwa muri iriya gahunda. No way ari nabandi nabo bari kurengana bazi uko bavutse nuko bateye. Rero nituvuga ku ko infantry kubohora Kongo natwe kubohora abanyamurenge gusa nabo barimo mu bari kubangamira ariko harimo abantu benshi batandukanye kuko uzasanga abantu barapfaga nka hari ibimonyo usanga abantu bararibwa baroswa bakaribwa bakababanga munaza gafata undi kungufa kagenda nagira itegeko kuri muhana. Rero M23 yagiye kubohora igihugu yagiye kubohora abantu bamwe barenganaga bazira uko bari uko bavutse cyane cyane ubwoko bitaganga abatutsi. Rero M23 ijya guca ku karengane nivangura amoko no gushaka kwikunda inyungu kandi bivuga n'u Rwanda rwacu turimo rumeze neza uyu munsi wa none. Iyo hatabaho kubohorwa no kurwanira ukuri tuba tukiri mu kavuyo nk'akari hirya ngo za Kisangani hirya za Masisi na za hehe hirya ngiyo. Rero turashimira abantu Imana yaremye kugira ngo ikabaha umutima wo kurwanira ukuri. Ntekeza ko biriya bimeze nk'ibyabaye muri 1994 ubwo His Excellency Paul Kagame yafataga icyemezo cyo kuvuga ngo RPF ntihaguruka ijye kubohora u Rwanda. Yes. The same ni biri kubera muri Kongo. Birenda ni bimwe aho ni bimwe urebye birasa niko hari ukuntu umuntu akora genocide ahereye mu bitekerezo kuko hari abantu bakoresha genocide hariya biramubitekerezo noneho bijyana umuntu uza mu bikorwa bishyirwa mu bikorwa. No mu Rwanda rero amateka arivugira rero igisobanuro cy'imbaraga M23 ifite nuko uduce twose ibohora dusigarana amahoro tukamera neza nta gikuba gicika. Yes, nta gikuba gicika. Ibi ngibi rero ntekereza yuko Gomina mufite amahoro natwe tuzadufite amahoro u Rwanda tuzabyungukiramo natwe dufite amahoro nabo bazagira amahoro. Rero bayahe n'abandi natwe tuyahe n'abandi. N'ingagi mu birunga zizaba zimerewe neza. Ubundi
iyo intambara iri ahantu ibintu byose biba nta terambere. Iyo intambara ihari nta terambere, intambara ihari ntabwo abantu baba batuje, nta mahoro nyine aba ahari, kandi ni ikintu cyose kirabangamirwa. Uyu munsi wa none ndi kugira ngo wenda tugende tugana no ku mwanzuro nashaka kutuganira kuri cyane kuri abo banyamurenge barengana hariya, nubwo intama ntabwo irarangira kuko hari benshi bagiye. Intambara ntabwo irarangira ariko kandi izanarangira. Nta rugamba rutagira iherezo nta na rumwe, kandi ibi mvuga abantu babyumvemo ukuri, nta na rimwe ukuri kujya gutsindwa, gusa bigushobokera iyo udasubira inyuma, urwana utitaye, ufite intego urwanira, icyo urwanira gituma ugera ku cyo ukeneye cyangwa ku cyo warugamije kugeraho. Yego, utita ubwoba ukabuhunga. kuba RPF itarasubiye inyuma, ngo yararwanye bwa 1939 isubira inyuma, barongera baragaruka isubira inyuma, kugeza ubwo yafashe icyemezo Wawira Wakufe mmoja afike, babiri bapfa ariko umwe agire gute agereye. Muri Kongo nabwo nicyo cyari gihari kugira ngo Sultani Makenga ku rugamba bari abantu aravuga ngo mpaka tugezeyo nejo undi ari kwangaje abasirikare, yababwiye amagambo akomeye cyane, bagomba kwitangira abandi. Kudashaka kuri nyakwigendera yitangiye abanyamurenge. Makanika hari ijambo yavuga ngo muhumure, ntabwo twe tuzatega mu zosi ngo bateme. Niko ntuzaririmbye uyu Jati yaririmbye indirimbo, kandi dusanga n'amagambo Makanika yavuze. Ngafande Makanika atazajya aha nari arebye abantu bacitse amazi bakemera gukora uburyo muri kino gihe biragoye. Nta muntu ukwiye gufatwa nkaho nakavuze. N'amahanga aya ngayo ubona bayatangiye kuvuga ngo mu Rwanda ibiki gutyo byinshi, nubwo turi bato ariko nta nubwo turabo kubitwa gashi mu bwonko mu gihorihori mu mwicare biragatsira, kuko uwo ni umuntu nawe ava amaraso, natwe tuva amaraso. Rero inaga Imana yaremye umuntu ngarenganye ndi cyangwa se ngamwicare ku mutwe. Imana yakuremye ngo ugire amahoro, ariko he nundi wemera umuntu agiye uburenganzira bwe, wishaka ko umuntu abaho uko ushaka, reka umuntu abeho uko Imana yateguye kabaho. Benshi bageze mu bisubizo ngo bibagirwa intego y'urugendo, abandi bageze i Kanani. Ndasaba abantu bose bafite icyo barwanira kutibagirwa intego y'urugendo. Icyatumye utangira urugamba ntuzigire utezuka, ukomeze upushinge paka ukigezweho, kuko nta rugamba rubamo casualty, nta rugamba ruburamo abo. Wenda nabagereranije ibintu bikwiye no kugereranwa. Bra Makanika mufata nkuko twafitaga gisa Fred Rwigema, ariko niko kuri koko nawe ni intwari. Intwari yarwaniye ubwoko bw'abanyamurenge cyane, kandi yakundaga igihugu. Yakundaga igihugu. Rero Nagisaro Rwigema nigize agaragaza intege nke urugamba, kandi yarafite intego. Kandi nawe yapfuye kwikubitiro. Yapfuye kwikubitira, ariko urugamba rwatangiye. Oya nizisa urugamba rwe ruracyahari, kuko no kuha motivation abo batangiranye. Ikigaragaza ko yabaye umusirikare mwiza cyangwa se umuntu mwiza ku rugamba nuko aba yasize. Uyu munsi none bibuke imanura yageze gute yari yabahaye. Rero tujye tugaragaza natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusige ikintu natwibukiraho, nubwo agera ku byo kuzageraho, ariko basigusiga uzakigereho kubera igitekerezo naguhaye cyangwa se namwe naguhaye. Igirira umumaro mugenzi wawe, niyo wapfa azakwita intwari ye, avuge ngo runaka kuba ngeze aha yarafashije yama ibitekerezo. Tugana ku musozo, nubwo tucyari kuganira, indi topic y'umunsi nashaka tuganiraho ni icyo bita Pan-Africa cyangwa se Africanism. Umwana witwa Asho Speed ku myaka ya 20 itaragera kuri 20 yigize gutya atembera Afrika yose nta visa, mu gihe umukire wa mbere muri Afrika Henry Dangote kugira ngo yinjire mu gihugu cyacu cyose bimusaba visa. Ariko Asho Speed kwa ari umunyamerika, ibingibi bihuza gute n'ubwamamare cyase n'amaraso ya gikoroni ya Afrika akiturimo?
ngira ngo ni amaso ya gikoroni niko ngimitekereza ntabwo ari uko tudafite abantu bakomeye hano muri Afurika turabafite bakomeye turabafite bafite icyo bagezeho ariko isi cyangwa se abazungu bataduha uburenganzira n'ububasha dufite mu tubugaragaza ntabwo kuba yarazengurutse ibihugu byose akabigendamo bisobanuye ko yari kubyina nta munyafurika wabikora birasobanuye ngo rero nugenyeka ko ari umwuka w'ubukoroni ni icyaha n'icy'ubukoroni ko tugamije kwibohora tugamije kwibohora kugira ngo natwe tuhabona ufite ubwisanzure urahagarika ngo wahagaritse ngo visa ngo z'abanyarwanda ngo hagaritse ngo nta munyarwanda ngo naki utwima ibyangombwa noneho wowe ushaka kuza iwacu ko wishakiye nta na visa wishakiye wagera ngo uri kwinjira muri tuwarete mu mbabare kuba mvuze iryo jambo cyangwa uri kwinjira ahantu hadasorwa uburenganzira noneho twebwe ushaka ko tuzi iwawe twabanje gupfukama wadusabye gusobanura ubuzima twakwetse ibyo dutunze n'ibyo tudatunze kugira ngo duhe uburenganzira ukurarya n'ukurabaho kubaho byose we ko yaje tukamwemerera akazenguruka ibyo bihugu rero nibyo saba Afurika irimo ibihangaye irimo abantu bakomeye kurenza n'abazungu muvuga kuko imbaraga nyinshi babona bazikura iwacu muri Afurika ariyo ni Musk ari gukora imodoka z'amashanyarazi amabuye ari kuyakora muri Congo ari gukora ubushobozi bwinshi muri Congo agakora hybrid amamodoka bakayatuzana aduhenze cyane twebwe turameze tuyikoze no gutangira ngo badufatiye imyanzuro ibihano kuri rwadukanisha ibihano buriya sinzi ko ahantu sinzi Imana imbabarire ari genge nyisata ariko mana wagizo abantu reba kuko babona bakandamiza abandi bashaka kwereka ko twe tumeze nk'itungo rigufi abantu baraho ngaho ni icyo kintu kugitegeza umwana w'imyaka 20 yemere kwinjira mu bihugu byose bya Afurika without visa uri kumva ariko uyu munsi wa none mayors w'akarere ntabwo yemerewe kurenga iki kwinjira mu kindi gihugu adasabye oya fata umuke wa mbere muri Afurika bro we ntibyakunda ariko haramutse haje umunyamerika nukumwakiriza yombi bitatu muvuga ngo ni bwa bukoroni ndashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu ariko abantu badukoreza bagadukoreza no ku rurimi rwacu ngo turwibagirwe ugasanga umuntu aravuga ikinyarwanda abantu bazamuka ikinyarwanda bakakivuga imbere ya perezida akavuga ati ariko ibyo n'ubuvuze bisubiremo bakagenda bakosora abantu ikinyarwanda kirashira ni za doc na za vrema na atoka nibyo abantu barango bibaga ikinyarwanda ejo ni mu mushyikirano barabakosora dufite umukoro ukomeye cyane wo kwibohora ingo ya gikoroni n'urugendo kwibohora n'urugendo ntabwo birangira tugira umunsi wo kwizisa ko twabohoye umunsi wo kubohora ariko tapu pari tapu ni ukugenda twibohora no mu bitekerezo kubohoka kwa mbere mu bitekerezo ukamenya ngo nange ndi umuntu ukwiye kuremya Afurika nshya Afurika itavogera Afurika winjiramo nawe uzana ibyangombwa ni umugabane wikize Afurika ni umugabane wikize harimo ubutunzi Kadafi yarabirwaniye baramwica kubera yari atangiye kurwana ikintu bita kwibohora adashaka abantu bavogera Afurika badukangisha umuntu ari gukoloniza nk'ubu ufite gusanga hari umuntu uri gusenga ngo wamuza n'umuzungu uri umuzungu ku ruhu gusa diaspora wabona muri kumwe ugatangira ugashya ukumva ko wemeje akarere n'umurenge utuyemo ngo giye karitsiye yose iratinya ngo n'ubukoroni ibitekerezo kandi ni ugupfa mu mutwe kumva ko ibitangaza byabyo cyangwa ubukire n'ubuzima tuzabahabwa n'iki n'abazungu biragatsinda rero ikintu wari uvuze kuba umuhungu umwana ungana kuri azenguruka Burundi akajya Rwanda akajya Zanzibar Zambia Nigeria akazenguruka agenda nta mumukoraho bose zimuriza aho ngaho barinzwe cyane anakwereka icyangwa ngo dore ngo ndaje nta n'ukimubaza kuba uyu mutwe uvuzegaranje tugira ngo ni Mesiya uzi koroteje abafite naho twebwe mubyo nakagusaka n'amakabutura kadakugajugunya hasi ngo umunyafurika arinjiye mu gihugu bakamanza gusikana intoki zawe ibikumwe ngo barebe gufite umutunga niki amafaranga niki
turwanire kwibohora kandi bizakunda igihe nawe tubishyizemo imbaraga ubuyobozi bikabishyiramo imbaraga bizarangira. Abantu bahindure mind n'imitekerereze ibindi bizoroha. Yes, numvise social media abanizera bakijije. Aho twebwe turakora tugahabwa ibisaguzo. Muri mwana Aisha Speed buri amafaranga yinjije mu Rwanda arutaba yahawe n'izindi nzego zigiye zitandukanye. Yes. Amafaranga yinjije menshi cyane kuko barebara abantu bose bamuziganaga 40 na miliyoni 47 bamukurikiranye live ari mu Rwanda. Ibaza no mu madora abayinjije ni menshi cyane. Ibaza ibyo bihugu byose aho abruegera kuzenza na miliyoni nka 300. Ntabwo nibihugu biba byamwishuye buri. Oh yes. None agize ngo yaje gusura ingage yarishuye. Dukomeze. Ntaganzwa Peter TikTok yawe. Naganzwa Peter Wilo. Niyo ndi kwishaka kuyizamura abantu bajyeho ba following izamuke hanyuma tuyikorera. Instagram ntabwo nyikoresha. Wihebeye TikTok. Nkoresha TikTok, nkoresha Facebook, nkoresha YouTube, ndumva ibyo biba bihagije. Ariko kandi nanone burya gihe nkunda gufocus mu kintu kimwe. Nabona ki nakigezaho numva ashaka kugeza akaba ari byiza. Nawe burya ivanze ibintu byinshi ari imishinga ipfira mu yindi ugasanga nakigezaho. Kajagari sikiro ni nko kuvanga amateke, ibitoki, ibigori, gahinga muri mumwe gashyiramo amashaza, ibishyimbo. Hari ibibanga bibindi. Uyu munsi hari ikindi wumva wabwira abanyarwanda badukurikiye ndetse n'abanyamahanga ntabwo abanyarwanda gusa abantu bose bumva urimo turi gukoreramo ikiganiro hari ubutumwa wumva wabahereza? Ubutumwa bwa mbere ejo hazaza hari ibitekerezo byawe. N'ahandi hari ni wowe. Ejo hazaza ni wowe uzaharema kandi bizakunda. Ujye wirinda gutinda hashize hajya hakwigisha niba hari ikibanyuzemo ahashize. Cye kigutera imbaraga cyo kutongera kuri kosa rya kumusubira muri cya kibi wavuyemo ahashize. Hanyuma ahazaza hawe kwe kwahindura heza bitewe naho wavuye. Niba wavuye ari habi gerageza urimo hazaza heza. Murakoze cyane. Peter tugushimire cyane. Murakoze. Nibutse badukurikiye kuri Iris Rwanda TV kula subscribe, like, share na comment kugira ngo ubuduteye umusanzu ukomeye cyane. Mbibutse yuko iminsi imbere urinde cyangwa ngendinde ni ibintu maze iminsi ndi kubabwira ariko muraje muzabibone kazakameze nka surprise tuzabacangamo undi mukazajya mugenda mubitekereza ngo byagenze gute. Hasi ndapiningaho yababwira nimero ye mushaka kumwandikira kuri WhatsApp mu gihe yanjye yabitagaragaza. Ko namuranyandikira ntabwo dukunda kwishyiraho. Ntabwo dukunda kwishyiraho. Abantu basabira mwishyire nimero yanjye nduguya. Yibabwire 0788 641 772 iba kuri WhatsApp. Hanyuma rero arige umuntu avuga gutya nibarangiza ikiganiro. Murakoze cyane. Bless you.